Imiterere y'ibirenge n'amano byabo yacanze benshi bigera ku rwego batangira kubatazira amazina. Rimwe mu yo babise ni the ostrich people. Wumvise iri zina ushobora kugira ngo ni izina ryiza mu gihe waba utumva icyo risobanuye. Ubusanzwe iri ni izina ry'ikinyoni kinini kuruta izindi ku isi cyitwa autriche mu rurimi rw'igifaransa cyangwa ostrich mu rurimi rw'icyongereza. Aha bakaba barabitiriye iki kinyoni kubera amano n'ibirenge byabo bijya gusa neza n'amajanja yacyo. Aba izina ryabo nyakuri ni Vadoma Tribe. N'abaturage batuye mu majyaruguru y'igihugu cya Zimbabwe mu gace ka Kanyemba ni hafi y'ikibaya cy'uruzi rwa Zambezi. N'abaturage babayeho mu buzima bw'ishyamba n'ubuhigi, gusa kuri ubu bamwe muri bo bayobotse ibikorwa by'uburobyi, ubuhinzi n'ubworozi. Ibi bakaba barabyigiye ku yindi miryango migari nayo yabagaho muri ubu buzima bw'ubuhigi, ariko nyuma ikaza kubivamo ikerekeza mu bikorwa by'iterambere. Imwe mu mpamvu nyamukuru zituma ubu bumuga bavukana budacika nuko kugeza ubu bagishakana hagati yabo bitewe n'uko indi miryango ibaheza kandi nabo ubwabo bakironda. Ese ubu bumuga bwabaye muri uyu muryango guhera mu myaka y'1800 kugeza uyu munsi bwaje buti? Aba bantu bo babayeho bate n'ubu bumuga? Leta yabo ya Zimbabwe yo babanye bate? Jye nitwa Nuello Okoye. Iyi ni Nuello Okoye Space. Nguhaye ikaze. Vadoma Tribe niwo muryango wonyine w'abantu usigaye mu gihugu cya Zimbabwe ukibayeho utunzwe na bimwe mu bikorwa ariko bikigaragaramo ubuhigi, gusarura imbuto, gucukura imizi y'ibimera ndetse n'ibindi bitunga abantu babayeho ubuzima bw'ishyamba. Aba batuye mu duce tw'imisozi ndetse n'amashyamba akikije ikibaya cya Zambezi. N'abaturage kuva mu mateka ya kera banze kwihuza n'abandi baturage ba Zimbabwe ngo bagendane mu nzira y'iterambere. Guhera ku gihe cy'ubwami aba baturage bari bariheje biberaho ukwabo. Ubwami buvuyeho haje ingoma ya gikoloni, nabwo bakomeza kuba ku ruhande. Umukoloni nawe ntiyabatindaho yikomereza politike ye n'abandi baturage yari asanze basanzwe bakorana n'ubwami bwa Zimbabwe. Imibare y'abahatuye nubwo igenda ihindagurika, ariko kuri ubu bigaragazwa ko uyu muryango ushobora kuba umaze kugera ku bantu babarirwa hagati y'ibihumbi 20 n'ibihumbi 25. Umubare munini w'aba baturage wiganje mu gace ka Kanyemba mu karere ka Hurungwe hafi y'umugezi wa Mutanda. Aha ni mu gace k'ikibaya cya Zambezi, ni mu majyaruguru y'igihugu cya Zimbabwe hafi y'umupaka w'iki gihugu na Zambia ndetse na Mozambique. Aba baturage bavuga indimi zitandukanye zirimo ururimi rwitwa Adema. Uru ni ururimi rwabo gakondo, rukaba ari n'ururimi rukunda gukoreshwa cyane n'abatuye mu majyaruguru y'igihugu cya Zimbabwe, by'umwihariko abagiye baturiye ikibaya cya Zambezi. Bakoresha kandi urundi rurimi rwitwa Shona. Uru narwo rukaba ari ururimi rukunda gukoreshwa muri Zimbabwe ndetse rukaba ari na rumwe mu ndimi zemewe z'iki gihugu. Urundi rurimi bakoresha ni urwitwa Kunda. Uru ni ururimi rukoreshwa muri iki gihugu cya Zimbabwe, muri Zambia ndetse no muri Mozambique. Reka tugaruke ku bumuga bugaragara kuri aba baturage, by'umwihariko ku birenge byabo n'amano. Ubu ni ubumuga bwitwa ectrodactyly. Ubu bumuga bunitwa split hand, split foot malformation. Ni ubumuga bubaho mu gihe umuntu aba akiri mu iremwa mu nda ya nyina, igihinda iba ifite hagati y'ibyumweru 4 n'ibyumweru 8. Iki kibazo kibaho mu gihe haba hariho hakorwa iremwa rya zimwe mu ngingo z'umubiri wa muntu, harimo amaboko n'ibiganza, amaguru n'ibirenge. Ibi bigaterwa no kuba habayeho impinduka mu turemangingo twibanze tugena imiterere ya muntu. Tumwe muri utwo turemangingo tuba twahuye n'ikibazo ni utwitwa TP63. Utu tugira uruhare rukomeye cyane mu ikorwa ry'uruhu ndetse n'izindi ngingo z'umubiri zirimo ibirenge n'ibiganza. Utu turemangingo iyo tumaze guhura n'iki kibazo cy'impinduka bihita biteza ibibazo mu iremwa ry'izi ngingo zirimo ibirenge n'ibiganza, bigatuma umuntu ashobora kuvuka hari amano cyangwa intoki adafite, ari nabyo bihita bibyara ubumuga bwa ectrodactyly. Ni ubumuga bubaho ariko budakunda kugaragara cyane mu bantu. Mu yandi magambo bubaho gake. Umuntu wavukanye ubu bumuga arangwa no kuvuka abura rumwe cyangwa se intoki nyinshi ku kiganza cye. Ibi bikaba no ku kirenge akavuka abura rimwe cyangwa menshi mu mano yo ku kirenge cye, by'umwihariko amano yo hagati cyangwa se intoki zo hagati. Ibi nibyo bihita bituma ikirenge cye cyangwa se ikiganza cye kigaragara mu ishusho ijya gusa n'iyijanja. Ibi bigahita bisobanura impamvu hari bamwe babitirira ikinyoni cya autriche, nuko ibirenge byabo n'amano biba bijya gusa neza n'ijanja ry'iki kinyoni. Ubu bumuga kandi mu byo buteza si ukubura kw'intoki cyangwa amano, ahubwo buteza no gusaduka kw'ibirenge. Wakwitegereza ikirenge ukabona gisa n'igisatuyemo kabiri cyangwa se n'ibipande bibiri by'ibimane, ariko ku mutwe wabyo hagasohokaho amano abiri yonyine. Ubu bumuga nk'uko byagiye bigaragazwa n'abahanga ndetse n'abashakashatsi ku by'ubuzima bwa muntu n'indwara, berekanye ko ari ubumuga bugenda bufata abantu mu buryo bw'uruhererekane mu muryango cyangwa se hereditaire. Ariko ubu bumuga hakaba hari abandi bantu babuvukana, wanakurikira amateka yabo ugasanga mu muryango wabo nta muntu wari warigeze abuvukana. Mu yandi magambo bisobanuye ko umuntu ashobora no kubuvukana atari uko yabukomoye ku wundi muntu wo mu muryango. Aba baturage ubu
bumuga bwabiziritseho bwababereye akarande kubera ko bakomeza gushakana hagati yabo, bigatuma ubufite ashakana n'undi ubufite, bityo bakabyara undi ubufite. Umuryango wabo ugakomeza kwaguka, ari nako wagukana n'ubu bumuga. Nubwo ababirebera ku ruhande babifata nk'ubumuga, ba nyir'ubwite bo batangaza ko batabifata nk'ubumuga, cyane ko imirimo umuntu akora mu buzima busanzwe nabo bayikora kandi bakerekana ko nta mbogamizi bajya bahura nayo ishingiye ku miterere y'amano n'ibirenge. Gusa nubwo bavuga ibi, hari byinshi bikibagora. Urugero, kwambara inkweto ngo bisanishe n'abandi baturage bagendana n'ibihe bigezweho biracyari ikibazo. Kwisanisha n'indi si yo hanze y'uyu muryango wabo nabyo birabatonda, by'umwihariko kwisanisha n'ibikorwa remezo byo mu mujyi, gukoresha imihanda, inyubako zigeretse, ibi byose biracyari imbogamizi. Ikindi kibagora ni ukujya ku isoko ry'umurimo bakabasha guhatana, bagashaka akazi, bagakora nk'abandi. Nk'uko nagiye mbigarukaho, nubwo hari bamwe muri abo bagiye batangira kugerageza ibikorwa by'iterambere biganye bagenzi babo bahoze mu buhigi nabo bakaza kubuvamo, gusa benshi muri bo kuri ubu baracyakora ibikorwa bya gakondo bahozemo birimo ubuhigi, aho baba bahiga inyamaswa nto, batega imitego, baroba amafi, bahakura ubuki, bagenda basoroma imbuto, bacukura imizi y'ibimera iribwa ndetse n'ibindi bigiye binyuranye. Baracyakora ibi mu gihe indi miryango y'abaturanyi yo yagiye iva muri ibi bikorwa kera, yayobotse ubuhinzi n'ubworozi, bo bakaba baramaze gutera imbere bari mu mujyi umwe w'iterambere n'abandi baturage ba Zimbabwe. Aba baturage kandi bafite umwihariko mu myubakire, kuko inzu zabo bubaka usanga ari inzu zubatse hejuru cyangwa se mu kirere, zikaba ari inzu zitaramba kandi zubatse mu byatsi, ushaka wazita nyakatsi. Zimwe mu mpamvu zibatera kugira iyi myubakire, basobanuye ko bubaka hejuru kugira ngo birinde inyamaswa zishobora kubataka zikabica, birinde imyuzure ndetse birinde n'utundi dusimba tw'inigwa habiri cyangwa ama insect dushobora kubarya isaha n'isaha duturutse muri iki kibaya cya Zambezi. Aba baturage bamwe mu bagiye babageraho bakabaganiriza ku nkomoko yabo, bagiye batangaza ko bashingiye ku mateka bakuze babwirwa ngo abasekuru babo bakomotse mu giti kinini kigaragara mu gace batuyemo cya baoba. Ngo amateka yerekana ko muri icyo giti ariho abasekuru babo baturutse, bakihuriza muri aka gace bakagenda bororoka, ari nako bakora ibikorwa by'ubuhigi kugira ngo babashe kubaho. Ikindi kandi n'abaturage bagiye babaho, abaturanyi babo batarabo muri uyu muryango babafata nk'abantu badasanzwe. Dore bimwe mu byo babatekerezagaho. Icya mbere, babafataga nk'abantu ngo bigoye ko wafata, mu yandi magambo badafatika. Icya kabiri, babafataga ngo nk'abantu Imana yaremye ariko ikabaremana impano y'ubufindo. Icya gatatu, babafataga ngo nk'abantu bafite ububasha bwo kugaragara no guhita bazimira by'ako kanya mu mashyamba. Ibi byose byatumaga indi miryango ibatinya, ndetse ibi bikaba ari ikimenyetso cyahamyaga n'impamvu batashoboraga kubashyingira. Mu bijyanye n'imyemerere, iyi miryango iracyakoresha uburyo gakondo, babifata nko gusenga kwabo. Harimo bake batangiye kuyoboka ibijyanye n'ubukristu, ahanini binjira mu idini ry'abadivantiste b'umunsi wa karindwi. Muri iki gihe ibijyanye n'imibereho y'aba baturage yagiye izamo imbogamizi, kuko nk'uko nabigarutseho mu gihe cy'ubwami bwa Mutapa aha ni muri Zimbabwe, banze kwihuza nabwo bahitamo kwiberaho ukwabo ku ruhande, ndetse n'igihe cy'ubukoroni kije gikomezanya nabo cyasanze mu bwami, aba bakomeza gusigara ku ruhande. Ibi byatumye hashyirwaho politike yo kubungabunga inyamaswa, by'umwihariko muri ariya mashyamba yo mu gace batuyemo. Ibikorwa bari basanzwe bakora by'ubuhigi byari binatunze imiryango yabo bihindurwa icyaha mu mategeko. Ibi byabakomye mu nkokora, imibereho irabagora, guhinga byari ikibazo kuko kwiheza byatumye batabasha kugera ku butaka burumbutse bashobora guhingamo ngo bwere. Byababereye imbogamizi kandi kubasha kugera ku mashuri ngo bige, kugera ku bigo bitanga serivisi z'ubuzima, ndetse no gusigara inyuma ntibabashe kugendana n'abandi muri politike rusange ya Zimbabwe. Kuri ubu aka gace batuyemo ni agace karinzwe, ni agace ubuhigi bwamaze gusinyirwa ko ari icyaha gihanwa n'amategeko, ndetse kuri ubu kakaba ari agace leta yashyizemo imbaraga igenzura umunsi ku wundi. Kuri ubu uko iminsi igenda ihita, aba baturage bagerageza kugenda bisanisha na bagenzi babo bamaze kwinjira mu iterambere. Bimwe mu byo bagenda bakora harimo kugenda binjira mu midugudu bakabasha guturana n'abandi, kugira uruhare mu iterambere ryo mu gace batuyemo, kubasha kujya kwiga, kugira uburenganzira mu by'imyemerere. Batangiye kandi no gukoresha ibicuruzwa n'imyambaro biguzwe ku isoko bitari byo bakuye mu ishyamba. Nubwo batangiye kugerageza urugendo rw'iterambere, haracyarimo abakiri muri bya bikorwa by'ubuhigi mu mashyamba, nubwo kandi byamaze gufatwa nk'icyaha. Ubu bumuga bwa ectrodactyly ntabwo bugaragara kuri uyu muryango wa Vadoma gusa, kuko no hirya no hino ku isi burahari. Urugero, ku mugabane w'Uburayi hagenda hagaragara case z'ubu bumuga, ku mugabane wa Aziya nuko, muri Amerika nuko, ndetse namwe mu matsinda y'abantu hirya no hino ku mugabane wa Afurika ubu bumuga burahagaragara. Hamwe muri ho ari naho turiho tuganiraho muri iki kiganiro. Bimwe mu bindi bice ku mugabane wa Afurika bigaragaramo ubu bumuga, hari nk'igice kizwi nka Kalahari region, kikaba kigenda gikora ku bihugu birimo Botswana, Namibia na South Africa. Ndagushimiye cyane wowe wahisemo kubana nanjye muri iki kiganiro. Kora subscribe niba utarayikora, ibiganiro byacu bijye bikugeraho bigisohoka. Kora like, share na comment.
Niba ufite igitekerezo kandi nacyo kitwandikire muri comment. Ikiganiro cya none naha ngisoreje, nge nitwa Nuello Okoye. Iyi ni Nuello Okoye Space. Imana ibarinde.